بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bavandimwe, ukwezi kwa Ramadani kurarangiye. Uyu munsi tugiye kurebera niki kiba gikurikira mu buzima bw'Umuyisilamu, niki gikurikira nyuma ya Ramadani. Twagize umunsi w'Eid, ariko ubundi Eid isobanuye iki gatoya mbere yuko twumva igikurikira. Eid dushushanyiriza neza ya majoro, za mvune zose uburyo zizaherekezwa n'ibyishimo bijyanye n'uko wakoze neza. Niyo mpamvu nureba ubuzima bwacu bwa hano ku isi nabwo bushushanywa nka Ramadani. Ntabwo Ramadani iza gutyo gusa, ahubwo bushushanywa nka Ramadani. Ni igihe ari byo twigomwa tukabyigomwa mu gihe gitoya, ariko tubishaka ibyishimo by'igihe runaka kandi bizaza noneho bizahoraho. Niyo mpamvu nureba ukuntu ku Eid uba wishimye, azagenda tugereye muri Ramadani bigenda gute. Uba wigomwa igihe bihe runaka, ariko ukaza kugira ibindi byishimo ku ifitari. Bisobanuye ko n'ubuzima bwacu bwa hano ku isi ni ukubaho tukagira igihe cyo gukurikira amategeko y'Imana twigomwa, n'igihe tuza kureba aho Imana yatworohereje tukabaho muri uwo murongo. Hanyuma ya Ramadani ku munsi w'Eid nanone twibutsa uburyo tuba turi kureba ibyishimo tuba dufite. Iba nyine kuri ibyo byishimo n'urugero Allah yaduhaye ku munsi w'imperuka kuri babandi bose bazatsinda, bazaba batsinze, uburyo babishimye kandi bishimye ibyishimo kuko bivuye ku mutima. Nyuma ya Ramadani rero, hamwe nuko twasibye tarawehe, ibindi bikorwa byose dusaba Allah twakirire, nyuma ya Ramadani niki gikurikira. Kubera ko Allah aravuga muri Qur'ani, wa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله تبقى مري آية أصوصفون نزلا من غفور رحيم. abo tuvuga ngo babandi bavuze ngo Allah ni nyagasani wacu. Ntabwo bavuze ngo Ramadani ni nyagasani wacu utuza dusenga muri Ramadani igenda dusubire mu bibi. Hoya, babandi bavuze ngo Allah ni nyagasani wacu, thumma istaqam, barangiza bakagira igihagararo, ibyo barimo bakabihozaho. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo igikorwa cyiza imbere ya Allah ni igikorwa nubwo cyaba ari gito ariko gihoraho. Nibura gusari ugasarira akanyeya za suna ushoboye, ugahiriza amategeko iswala za faradu, ariko isuna ukagenda kugwa nkeya uzashobora, yani mu bihe byose, kubera ko Allah uri gusari uri gusenga ahoraho. Allah amaze tuba abo ngabo Allah bahemba iki? Babayeho muri ubwo buzima. Allah tavuga ngo mu gihe cyabo cyo kuvamo roho, Allah bohereza abamarayika bakavuga ngo iki? Allah wohereza abamarayika mu gihe cyabo cyo kuvamo roho, bakavuga ngo ala takhafu wala tahzanu, ntimugire ubwoba gaho mugiye, ntimugire n'igihunga cy'ibyo musize. Kubera iki? Iyo witaye ku mategeko ya Allah neza, ibyo usize Allah byitaho, ndetse naho ugiye Allah akabitunganya. Niyo mpamvu turebye muri Surat al-Kahfi, Allah avugamo umubyeyi, yani umubyeyi wari intungane, Allah agasigara yita ku bana be. Niyo mpamvu nawe abana bawe, umuryango wawe, Allah igihe cyose uzagira igihagarara ku idini, atubwira ngo iki? ala takhafu wala tahzanu, ntabwo bana n'igihunga. Muri Surat Al-Imran nanone Allah katubwira, kubera ko rimwe na rimwe ibibazo tugira biterwa nuko tutazi Allah, tutazi n'uburyo n'icyo yasezeranye. Allah avuga ngo wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alawna in kuntum mu'minun. Allah avuga ngo ntimugire ubwoba, ntimugire n'igihunga, mu byo murimo byose nimwe muri hejuru, koko niba muri abemera. Niba n'ubu ngubu imisiyite ifunze, ntabwo abemera bajya hasi, ahubwo ikibazo ni uko imani zacu ari nkeya, ko Allah yatanze isezerano kandi innaka la tukhlifu al-mi'ad, ni Allah utica isezerano. Bityo nyuma ya Ramadani iki gikurikira, hari ugusiba iminsi 6 ya sitati Shawwal, ni iminsi 6 yo guherekeza ukwezi gutagatifu kwa Ramadani. Ni ukuvuga ngo iyo turebye ukwezi kwa Shaban tukana n'ukwezi kwa Shawwal bifitanye isano, bimeze nk'uko nka suna turawatibu, za suna ziza imbere y'amasengesho na nyuma. Niyo ngo zimwe ziba ziguteguza kwinjira mu iswala, izindi zikaguherekeza iswala. Niyo mpamvu ikintu cya mbere tugiye gukora buri wese aze kwibarura muri Ramadani ye,
arebe itaragenze neza asabe Allah imbabazi. Hanyuma kandi n'ibyo yashoboye urebe ibyo washoboye noneho n'uburyo wabikozemo, sibyo? Urebe uburyo washoboyemo n'uburyo wabikozemo, urebe niba hari n'inshuti zawe zakurangazaga, urebe uburyo washoboye kuzikontororamo, hanyuma wongere ufate ingamba nshyashya ko uburyo na nyuma ya Ramadan ugira gute, yani ukomeze. Hanyuma nagara ibyo ngibyo Ibn Rajab Allah mugirire impuhwe yagaragaje ko nyine ukwezi kwa Ramadan kimwe mu bihembo byayo nk'uko Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatugaragaje, wanza si ukwezi kwa Ramadan yariza agashyiraho iminsi 6 ya Shawwal, Allah mwandikira ibihembo nk'ibyo wamaze umwaka wose ari gusiba. Bavandimwe, ibaza umwaka wose uri gusiba, nyine buri manywa ya Ramadan ni na nyuma yayo na mbere yayo hose uri gusiba. Bityo ntituze kuba abanyabugugu. Icya mbere ni uguherekeza, cya kabiri ni ukwizirikana neza ko Allah muri Ramadan atanga tawfiki, cyangwa se Allah atanga urumuri. Allah iyo atanze urumuri akakuyobora akaguha kuyoboka, ikintu cya mbere ubona ni ikintu guhozaho ibikorwa. Bavandimwe, ntabwo gusiba birangira na Ramadan. Gusiba kwa mbere no kwa kane birakomeza, gusiba iminsi 3 ya buri kwezi birakomeza, gusiba ino minsi ya Shawwal birakomeza, bizamyane muri ino minsi. Ariko tukibutsa abantu bafite iminsi batasibye kubanza kuzuza iminsi, warangiza ukabona guherekeza, kubanza kuzuza iminsi warangiza ukabona kugira gute guherekeza, kubera ko ntabwo uzaye guherekeza igisibo kituzuye. Hanyuma gusiba ukwezi kwa Ramadan nk'igikorwa gikuru, kimwe mu bihembo bikuru bituma yani ibyaha bibabarirwa. Ntabwo rero ibyaha byakubabariye, ntabwo urupapuro rwawe ruri kwera kubera ko wasibye Ramadan, Allah akaba yarakubabariye urwo kongera gushyiraho ibyaha no kwirinda ibyaha. Bavandimwe, mbere ibyo ngibyo kandi ingamba tugomba gufata n'izi. Mu ngamba tugomba gufata nuko tugomba kuzirikana ko Ramadan irarangiye ariko Allah ahoraho, no kuguma tugerageza kugira igihagararo, tugira igihagararo mu byo turimo byose, tukirinda ibyaha, tugatana no gukora ibyo Allah akunda. Niyo mpamvu urugendo ruba rukomeje. Ramadan kwerekanye ishusho hano ku isi, ariko ibyishimo nyabyo tugomba kuzagira si ibyo ku Eid, ahubwo nibyo ku munsi w'imperuka, niyo Eid iruta izindi. Niyo mpamvu tugomba guhatana no kugira igihagararo, kubera ko abantu bahatana guhozaho. Aravuga ngo igihe cyabo cyo kuva muri Allah araza akavuga ngo ntimugire ubwoba, ntimugire n'igihunga, mwakire inkuru nziza y'ijuru mwasezeranijwe. Abamarayika bahita bababwira ngo twari inshuti zanyu mu buzima bwa hano ku isi. Abamarayika ni inshuti z'abemeramana. Niba ukora ibyiza ufite abamarayika b'inshuti zawe, niba ukora ibyiza ufite abamarayika b'inshuti zawe. Allah yagaza atubwira ngo abamarayika bavuga ngo twari inshuti zanyu mu buzima bwo ku isi no kumeruka. Ntabwo birangira ngo ntabwo ubucuti buhita burangira, ntabwo ari nk'ubwa bundi usanga upfuye abo mwasangiraga wabasigira ibyo guha n'abana bawe ugasanga bo barabyirira. Abamarayika bari inshuti nziza hano ku isi mu buzima bw'abemeramana no kumeruka. Noneho Allah arababwira ngo iki, mugiye kubona ibyo byose mwifuzaga ibyo musaba byose, kandi Allah itavuga ngo iki, nuzula min ghafur rahim. Izo ngizo ni iki? Ni impano ziturutse kwa Nyagasani wababarira nyirimbabazi. Niyo ngo kumweza Allah abari abagaragu b'abandi bose babayeho bahatanira ibyiza. Bityo bavandimwe, ni igihe cyiza cyo kugumana igihagararo. Amasomo yacu araza gukomeza, mwatwangiye kuri izo nimero. Amasomo twibandamo kuri Qur'an, kwisobanura no kwiga no kwishyira mu bikorwa, na dua na azkari n'amaduwa agiye atandukanye twifashisha mu bihe bitandukanye, n'andi masomo ubumenyi bw'idini ya Islamu. Turasaba Allah ko adushoboza, adushyiriye imigisha mu byacu, ubumenyi abutugereze ku bantu benshi, kugira ngo tuzamubone ibyiza byinshi azaduhembera. Turasaba Allah atubabarire niba twavuze ibidakwiriye. Turasaba Allah ko yakira igisibo cya buri umwe wese, kandi no kwibutsa abavandimwe ntabwo ni umunsi w'ibyishimo ari kuwufata nk'ari ibiraho ngo kuko hari abandi bavandimwe nkatwe batari kubasha kubona uko basiburuka, hari abafite ibibazo by'umutekano n'ibindi. Icyo turasaba Allah bakoreye nusura batera inkunga. Turasaba Allah natwe ko kubitugoye n'abiri kutubangamira n'abatubangamira yabidukuriraho. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.